ubwo ikirenze ikindi ni mujye muvugisha ukuri Imana Yesu ntago yigeze babara birenze by'abari abadizo last na dore imbogo man izina ryo ngenda nabirahiriye nanabipfukamira ni Imana ndayikunda irabizi na Yesu ndamukunda ariko ntago bigeze bagira akababaro nk'ako bari abantu bagize nukuri ntago kuri kuvuga iki koko twaye tuvugisha ukuri Imana nitukajya twirengagiza sibyo imisumani mu kiganza umunsi umwe ngiye uje ukamfata ugahera kwino uca ukazamuka ukagera ntarapfa ukagera ku maboko ukayakuraho amenyo ukayakuramo ibintu byose ukabikura mu munsi umwe ariko apana mu kwezi mu munsi umwe bikarangirana bya bitwaye iki kuburi bugera ukabumenyera nta bantu bajya aho nagiye kuvuga bakakuramo inzara n'ibiki n'ibiki si birangira ntago byari ngombwa ko mbabwira mu gihe cyabyo kuko burana Fafa yishwe na kanseri ntago yishwe n'uburozi sinjye wabizanye ninjye wababwiye ko ari uburozi impamvu nayo babwiye nuko yari yarambujije twagiye tujyana kwa muganga inshuro nyinshi nari ngahongahire buriya yarabivuze gusa Imana imubabarire yarabivuze ako nyine ku rundi ruhande ntago namusaba imbabazi ku Mana kuko ibyo yavuze byari n'ukuri wenda ko yari ari mu buribwe burenze pe yageze amubwira abwira Imana ati Mana uriya muntu umucyure n'ukuri ave muri buriya buribwe basi ye gukomeza kubabara icyo gihe ariko ngo yari tujyanayo nicyo kintu yavuze ati muri muntu umucyure rwose basi ye gukomeza kugira uburibwe nk'ugafite so byarabaye none byabaye none yagiye rwose ku ruhande rwanjye nyine navuga nti Imana imuhiruko ridashira kandi mwakire mubayo imutuza heza kandi zamuha ijuru kandi ngiye nizera neza nashidikanya ko umuntu upfuye yaramaze hafi umwaka wose urenga azi ko bamubwiye ngo isaha n'isashobora kugenda nzi neza ko Imana iba yamubariye ibyaha bye byose. Yes, nizere ko mumeze neza, nizere ko muri amahoro mudukurikiye muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi. Tubasuhuza kandi tubaha ikaze mu biganiro bitandukanye bitambuka hano umunsi ku wundi. Amahoro y'Imana bane namwe aho muri mu bice bitandukanye hirya no hino ku isi, Amerika, Canada. Ugiye gutangira njye nabayeho mu Islamu imyaka 2, mbaho umudive umwaka umwe, mbaho umurokore imyaka 5, ariko nahoze ndi umukatolike mbere y'ibyo byose. Ubundi umurokore nsengera Zion Temple. Inkuru y'incamugongo rero ije mu minsi cyangwa se mu masaha atari menshi y'umuhungu witwa DJ Dizzo witabye Imana. DJ Dizzo wari umuzi? DJ Dizzo twarakuranye man. Nanjye ndababaye nikasuko bimbwiye ariko numvisha gahinda kose ndavuze se bibaho koko mwana yanjye Kimana yaramuhaye iminsi yo kubaho yaramwongera iminsi yo kubaho twajya tumushyira abarokore bamusengera nigeze kujyana nari Gahongayire aramusengera ariko sinibaza ukuntu Imana mvungiye kuri yisi man ntuzigere wiyemera ngayibaze nka Dizzo man iboga umwana mwiza witonda ngira ngo uramuzi nawe urumva ariko ndebereye nakundi nyine tu nakundi tu twarakuranye muziranye kuva ryari? Tuzanye kuva 2003. 2003 mwarakoranye mwe muturanye mwariganye? No twiganye Saint Joseph Koize Saint Joseph Primary hariya Kicukiro so twariganye. Yego ku muntu utamuzi rero Dizzo yari muntu ki? Dizzo yari umuhungu witonda wibogal w'umu DJ man utagira amarere muri we yahora agaciye bugufi. Niyo mpamvu njye mvuga ibintu kandi abantu bakavuga ati ngo wenda ngo ni ibiki n'ibiki ntazi byari byo. Nuvuga ngo umuntu wese witonda kenshi na kenshi akunda guhura n'ibibazo. Umuntu wese ukunda Imana byanyabyo kenshi na kenshi akunda guhura n'ibibazo. Nka Dizzo yakundaga Imana byanyabyo pe. Nyine niyo mpamvu Imana itimukunda kuturusha ikahita imwijyanira ikavuga ati no reka muvane muri abantu babagambanye n'abagome mujyane aho azaba afite amahoro. Ariko kuri twege bisigara aragahinda kuri twebwe. Icyo nzi cyo nuko yabonye ijuru ko ndetse ari ngo yari yagiye kumusengera yakunda gusenga mbese nubwo yacagamo agahe gato yakaba yakibagiza ibibazo wenda akanywa nk'akantu gatoya
ariko ibintu by'urukundo muri we, ibintu byo kubana n'abandi neza, ibintu byo gukunda mugenzi wawe nk'uko wikunda, gukunda Imana kuruta ibindi, byose yabyubahirizaga. Niyo mpamvu nizeye ntashidikanya ko agiye mu ijuru kano kanya. Uburwayi bwe nk'umuntu mwakuranye mwari muziranye, uburwayi bwe buza byari ryari, byatangiye bite? Uburwayi bwe bwatangiye ubwo yari afite imyaka 26, ariko butangiye atari uburwayi bukomeye cyane. Tangira ari byandi bisanzwe, kwa kundi urwara kumvura urwaye wenda nka malaria, ajya kwa muganga baravuga nta kibazo, yajya kwa muganga bamubwira nta kibazo, yagiye nk'inshuro nk'eshatu ariko ahorana uburibwe. Nyuma rero nibwo baje kuvumbura ko ari kanseri, bamujyana hanze ajya kwivuza, bamubwira reyeri nyine ko ari kanseri yararwaye. So baramubwira ati we genda witegure utegereze, dore igihe cyawe kiregereje ushobora kuzataha. Gusa icyo gihe bamubwiye ko ari umwaka umwe urarenga hazaho n'undi, ariko wenda kuva bibaye muri iki gihe man sinzi ukuntu nabikubwira the entertainer, wumve ko mfite agahinda ku buryo nta kintu mfite cyo kuvuga kano kanya kabisa, kubera ko yari inshuti yanjye, yahoze ari inshuti yanjye, namusuye nka gatatu aho yari arwariye, gusa nyine birarangiye nta kundi, nyine Imana yamukunze kuruta uko twe twumukunda. Nk'uko Imana yatwaye DJ Mila, igatwara Yanga, igatwara Iva Bravan, igatwara sheri wanjye Dori Mbogo, igatwara ni benshi yatwaye, ni benshi ba Jay Polly, ni benshi yatwaye. So kandi kenshi na kenshi abantu bagira neza man, abagira neza nibo bagenda, uzabirebe ubyitegereze, abagira neza nibo bagenda, ntabwo bagenda bagira nabi. Reka Dr. uze kuba musuye n'inshuti yawe, ariko n'umwe mu bantu bahuye n'ibigeragezo by'amagambo, bavuzwe nyuma y'aharwariye, bamwe bati kukirepa amafaranga. None wa mukobwa amubeshye ngo afite inda kandi ntayo afite, bakamupima bagasanga ari inda y'undi muntu atari ya nyakwigendera. Shamani nukuri byarambabaje, abakobwa mbagira inama babwira nti nukuri nimukajye mubeshya abantu, ningutera inda uzambwira ati naguteye inda, nuterwa inda n'undi muntu akabyanga kuyitirira uzazumwira ati yanteye inda, ariko mbabara dukunda. Nego biragoye ko nanjye wenda nahita ngukunda icyo gihe numva ngo nundi wayiguteye, ariko mugerageze tujye tuvugisha ukuri. Nk'umuntu wagiye kumubeshya ngo bamufitiye inda, bakajya gupima DNA bagasanga bidahura, ubwo nk'uwo muntu koko urumva Imana ibizamubabarira? Byibura ntanagende basi ngavuga ati reka ngenda ntera indi nda basi nzayisigara, none barigendeye nta mwana asize. Man birababaje, Pazo urasenga ndabizi sibyo, ariko nukuri ni ikintu kibabaje. Agiye nta mwana asize, agiye nta kintu na kimwe asize, agiye mbese ubu kumuhamba ubu ntabwo wagishyiraho ikara, ubu ntugushyiraho gaze. Ngahibaza urumva ukuntu aba ari ibintu bibabaje man. Abagiye bamuvugaho amagambo wowe n'icyo babwira, bati ko dapfa yatinze gupfa n'iki n'iki. Nari ngahongahire buriya yarabivuze, gusa Imana imubabarire, yarabivuze. Ako nyine ku rundi ruhande ntabwo namusaba imbabazi ku Mana, kuko ibyo yavuze byari n'ukuri, ni wenda ko yari ari mu buribwe burenze pe. Yageze amubwira abwira Imana ati man uriya muntu umucyure, ni ukuri ave muri buriya buribwe basi, ye gukomeza kubabara. Icyo gihe ariko ngo yari tujyanayo, nicyo kintu yavuze, yavuze ati muriya muntu umucyure rwose basi, ye gukomeza kugira uburibwe nk'ubwo afite. So byarabaye, none byabaye, none yagiye rwose. Ku ruhande rwanjye nyine navuga nti Imana imuhe uruko ridashira, kandi mwakire mu bayo, imutuza heza, kandi izamuha ijuru. Kandi ngiye nizera neza nashidikanya ko umuntu upfuye yari amaze hafi umwaka wose urenga, azi ko bamubwiye ngo isaha n'isaha ashobora kugenda, nzi neza ko Imana iba yamubabariye ibyaha bye byose, kuko aba yagerageje kwihana. Kandi nese niba kiriya gisambo cyo kumusaraba Imana yarakibabariye, cyari imbaraba, cyaribye abantu, cyarisha abantu, cyarakoze ibintu bibi, ubwo umuntu wasaba Imana imbabazi akamubwira ati Mana mbabarira, wenda yari inywereye izo nzoga akarya abo bana, agapuringa life nyine agakishimira mu buzima,
yarangiza akaba agiye kandi yarahawe igihe cyo kwihana hajya hazaba pasiteri benshi kumusengera n'abari abagahongayire bari bameze neza muri icyo gihe sinzi niba ariko bameze uyu munsi ko ngiye duherukana icyo gihe haciyemo igihe so ndumva ngiye ku ruhande rwanjye nyine agahinda karanyishe ni ukuri ndababaye nyine ubyumve Pazo ubyumve ko mbabaye man izo last twiganye mu wa 4 primary man sinzi uburyo nabikubwira nyine tu Dr. Nengobajene abantu bajya muvuga amagambo atari meza abantu bakwiye kumenya ko ururimi rwabo rukora gute si ubwiye umuntu amagambo amukomereza mu buhe buryo ko gihura nabyo nabo nahuye nabyo ni benshi ba Bosco Empire ba Pastor Claude bagiye bambwira amagambo atari meza kuri nyakwigendera Fafa hari igihe umuntu akubwira ikintu akibwira ngo ntabwo kikubabaje ariko nagize agahinda kenshi mu buzima nta n'agahinda nigeze ngira nk'ako kubura Vava nahuri ni ukuri n'ubu njya murota njya mutekerezaho ni ukuri agahinda kajya kanyica bikandenga mbese muri makeya nkibaza se nk'ubu yabaza kuba ariho biba bimeze gute ni ukuri Vava yarankundaga nta n'undi muntu sinzi niba nzabona undi muntu nkunda nk'uko Vava yankundaga Vava yankunze urukundo ruruta isi yose ruruta rw'ababyeyi banjye ruruta rw'abantu bankunda bose kuko Vava yankunze urukundo rutandukanye ngira ngo wowe urabizi ni wa muntu wambwiraga ngo urumva sometimes ko ngende nahoze ndi umunyeshuri akambwira ati ndabizi ko abanyeshuri nta mafaranga mugira nubwo ufite akazi ukora indirimbo ariko ibiraka biba ari bikeya amana akanjyana kwa Kiruhura akangurira ifi man ibaza umukobwa ukugurira agahera saa 10 akageza saa 10 z'umugoroba za nijoro z'ijoro nyine rya nijoro ariko kugurira yaranze ababwira ati dutahe tuye kwiryamira tukaryama nta n'ikintu dukoze tukiryamira tu mu gitondo no si cyo ngicyo mukundira no mukundira ko yanyubahaga man Pazo umuntu wese ukubaha nawe uzamukunda umuntu wese ukubaha aba afite agaciro kenshi mu buzima bwawe kuruta wa muntu utakubaha njye ni wanyubaha gatoya mani waba uciriritse niyo waba uri ndagaswi nkuko bajya bivuga wa muntu uri ndagaswi nyine ariko ukabunyuba nanjye ndakubaha nkunda umuntu nkunda kandi unshakana umwete azambona nkunda kubivuga kenshi na kenshi Nengobajene ubwo buremere bw'ayo magambo akomeretsa abantu bameze bute abantu bakwiye kubyirinda gute abantu bagereka kuvuga ibintu bitari ngombwa mana bajye bareka gukora ibintu bitari ngombwa nk'ubu ntihari buze kubuza kubura abantu baza kuvuga ubugoryi n'ababivuze mbere yuko mbere n'ababivuzeho ni benshi babivuzeho ni benshi ngo yakagiye ngo dore ngiki gusa nyine ariko ngo rero namugarukiye kubera ko yarabivuze pe ariko ku rundi ruhande yarigarura avuga ati uburibwe arimo ni ukuri byakabaye byiza akaba abyibura yigiye akaba agiye kurukira muri paradiso aho kugira ngo agume muri ubu buribwe kuko kanseri irababaza pe so niyo mpamvu ari ngo rero namugarukiye navuga ati bose ibyo yavuze byari ukuri ariko kano kanya kuva nyakwigendera yigendeye ni ikibazo nyine tugiye birambabaje cyane tu masomo ugiye kuri dizo ni menshi kwihangana kuba umukobwa yakubabaza akakugereka hinda udafite ukamwihanganira ukamunamubabarira ntunarakare ukamwihorera bigasa nkaho bitabaye man Tizo man yari afite umutima ukomeye cyane akuzi Pazo tujye tuvugisha ukuri nkubwiye ngo kuwa mbere uzapfa wabifata gute wowe reka we Pazo tujye tuvugisha ukuri wowe wahita ujya imihanda umwana mwiza ukamurya oya Pazo ariko nyine we durasenga cyo kintu ngukundira kuko uri umutife w'imbere kandi uko kurasenga n'abantu bamenye kusenga ariko bira bintu biragoye kumva ngo nzapfa iki gihe umuntu akaguha igihe uzapfira kubana nabyo ukabana nabyo uvuga ati isahe niyi sinzayirenza nkunda kubivuga reka naka nkavuge gusa bihangane ko ntakababwiye mbere kuko byari ngombwa ntago byari ngombwa ko mbabibabwira mu gihe cyabyo kuko buriya na Fafa yishwe na kanseri ntago yishwe n'uburozi sinjye wabizanye ninjye wababwiye ko ari uburozi impamvu nayo babwiye nuko yari yarambujije
twagiye tujyana kwa muganga inshuro nyinshi, so twagiye rimwe basanga ari kanseri, baramubwira ati ntabwo uzarenza mu kwa karindwi utaragenda. Urumva ibyo nkubwira ni ukuri na mama warabizi. Ni ubwa mbere mbivuze bibwira abantu nyine banyandikira inbox nkababwiza ukuri. Harimo mama Mishimwe, harimo ba Odette, harimo mama Bebe, harimo ba Masera n'abandi. Vava yarazi igihe azapfira. Kandi nanjye nari nyizi. Urakoze cyane. Ni nanjye wamujyanye gusenga. Ndamubwira ati reka tujye gusenga, byibura nunagenda uzagende mu mahoro y'Imana, ntuzagende byibura uzagikuzimu. Niyo mpamvu nshima Imana kano kanya ko ubu ari mu ijuru, kandi ndabishima nashidikanya kuko nabashije kubona igihe cyo kumushyira mikoro agasaba imbabazi isi yose. Uwo yatutse yamusabye imbabazi, uwo yabwiye nabi yamusabye imbabazi, uwo babanye nabi yamusabye imbabazi, nkuko cya gisambo cyo kuri ku musaraba cyasabye imbabazi kikabwira Yesu uti wowe ni buri umwana. Yaramubwiye ati ubu cyabwiye cya kintu cyo cyabanje kuvuga ati uravuga gutyo ubu koko uyu ko ari umwana w'Imana, twe turazira ibyaha byacu. Ahita avuga ati rata Yesu nugera mu ijuru uzanyibuke. N'iryo jambo ryamugejeje mu ijuru. Na Vava rero yaricujije asaba imbabazi birarangira. Na Dizo Last yaricujije yasabye imbabazi birarangira. Buriya umuntu Imana ihagaye ko gwihana, ntupfe mu mpanuka ngo ugende ngo nwa bite birangira. Buriya Imana nta kibi itakoze, nuvuga ngo iba yagukundaga, iba yashatse ku buryo yazakwigarurira ukaba umuntu wayo. Cyane kabisa. Na wa muntu upfa nk'impanuka kenshi na kenshi aba pfuye nabi. Iki kibazo ku kibazo ndaza kumva bifite impamvu yabyo. Urumva Dizo yahawe igihe cyo gupfa, cyo kwihana na Vava Dorimboga aruhukira amahoro nawe yahawe igihe cyo kwihana. Bimeze bite noneho kuri uyu muntu wahawe igihe cyo kuvuga ngo uzagenda ugakina iki? Uyu muntu abana nabyo gute na cyane ko wabonye akazi igihe azapfira? Pazo biba bigoye n'izina ry'Imana biba bigoye. Man, ngaye baze nawe kukubwira ati uzapfa ku itariki 21 z'ukwa kabiri. Urumva ko gahinda bakagwa n'itariki ukabuzi neza ko iyo tariki utazayirenza. Gusa ikiza bituma wihana ukazabona ijoro, kuko umunota umwe imbere y'Imana nkuko kira gisambo cyo kumusaraba cyahawe umunota umwe, naho ntiwuzuye ni nk'amasegonda 30. Cyangwa cyavuga ati rata data niwigera mu ijuru njyewe uzanyibuke. Yesu atamusubiza ati iri joro undewe uyu munsi turarana muri paradiso. Si amasegonda yarahawe gusa. So umuntu wahaye iminsi irenga 30, umuntu urumva nta joro bafite. Kuki se mwahisha abantu ikishe Vava mugatuma abantu bavuga bene n'amagambo atandukanye? Ibyo wikiri kubimbaza kano kanya kuko nayo bahishe kubera ko Vava yari yarambujije. Ngira ngo nza no kumutabariza yari yarambujije, ariko mbirengaho ndavuga ati ndabona bigeze akomeye reka mutabarize. Urumva nuko uva mbivugiye hano ni benshi maze kubibwira, ariko bimaze gukonja. Yarigendeye yararuhutse mu mahoro kandi ari mu ijuru, nabishima Imana. Nimo mvuze ati ntacyo bitwaye kubona bivuga, ntacyo bitwaye ko yishwe na kanseri y'ikibyimba cyamufashe ku bwonko. Njya kumuvuza ubwa mbere bamuha ibinini, ubwa kabiri tuba tugiye kwa Nyirinkwaya baduha transferi, baravuga ati ibi ntago byashoboka, tujya Kanombe baduha transferi tujya Roi Faisal, aribwo ba mama Bebe nabande bose batanze amafaranga yo kumujyana Roi Faisal bakahita bamusanga mu cyo kibyimba. Ariko nyuma ko yari yarekiriye asavuga ati ntago nakongera gusubira Roi Faisal, reka nigire mu bitaro by'iwacu Kibogora, byibura negera ababyeyi ninapfa nzapfe ndi kumwe nabo. Niyo mpamvu yavuze biriya, kuko yaza kuba atazi igihe cye ntago yaravuze biriya. Yavuze ati n'ubundi ntago kiragenza kirenze ko banze kumbaga, ko baramubwira ati nitukubagura tupfa, afazari reka iyi minsi isigaye byibura ugende uwiyicurizamo, ugende wegera Imana. Niko kundi Imana ibigukunda, ukavuga ati sinshaka kuzaguhomba, ikakwera gahe gatoya ko kwihana, ukagenda ukihana hanyuma ukaba wibereye mu ijuru. Dizo Last yahaye ku gahe, Dorimbogo yahawe ku gahe. Ubu nzi neza nashidikanya ko bibereye mu ijuru kano kanya. Wakomojeho ariko ntekereza ko ni n'umwaka utari woroshye kuri Dr. Yemo. Wari woroshye, nabuze inshuti zikomeye, nabuze inshuti ikomeye, n'ubu mbuze indi nshuti twiganye muri primaire.
urumva nyine mbuza abantu bakomeye cyane nagiye mbura na DJ Mira twiganye muri des enfants nawe naramubuze Iva Blavant twiganye Troncome twiganye mu gatatu nawe urumva yawe yaragiye Junior Multi System niwe wanyishe piano nawe yaragiye ni benshi nyine bagiye bagenda rwagiye rubantwara nanjye ariko byagiye binyigisha gukamirika nicyo cyiza rwagiye rubagutwara ariko se urupfu rwaguhaye irihe somo urupfu rwamaye isomo ryo kutiyemera kuri iyi si pe pazo sinkubeshye umuntu nuzimo n'umuntu arimo yiyemera imbere y'abandi bantu kigira umuntu wadanda akishongora akishyira hejuru akigira umuntu utazi wari nukuri uzamubwira turi ikigoryi uzanayimubwira udatinya umubwira turi ikicucu yaba wari uzi ko Babo Male bagiye Barakidube bagiye ba Yesu bagiye ba Vava bagiye ba Dizora Temene nabo baragiye urumva yawe wamenyaga ko nta kintu umuntu ajyana muri iriya mva ni metero 2 kuri 2 kuko Babli yabiririmbye yaririmbye ati avuga ngo ngasize abana 2 n'umugore ngo mu minsi mike yaraba yinjiriwe n'undi mugabo urumva Kalasi yavugaga ngo nawe cyawe kizitabirwa Ndi Babli aka the Bible killer big dealer njya amagambo ndabakatira banakira nkabazana ku meza tugasangira urumva avuga ngo ni metero 2 kuri 2 nta muntu uzagenda atari metero 2 kuri 2 aha baranyibukije ngese mwese koko mwihebye imitima yanyu yishwe n'agahinda ese n'ubwoba bw'urupfu cyangwa iminsi yababereye ingume isezerano rya kera rizasohora kuko Imana ntibeshya na rimwe wirirwa ku biriyo by'abandi nawe icyawe kizitabirwa kujya gutera ubwoba njye ntago ntera ubwoba kuko nahuye n'impfu nyinshi nahuye n'ibibazo byinshi n'ibindi ntavuga ababyeyi banjye bamama ishimwe bazi ibindi byinshi ntavuga mama ishimwe n'umuntu umeze gute kuri wowe mama ishimwe ni mama wanjye ni umubyeyi wanjye nkunda cyane Imana ijye umugisha ahari hose ariko bambwiye ko uzamunumaho nta kibazo wari wamubwiye ngo aranagukunda byata ariko ngo nkunda ukuntu uvuga ngo entertain ngo uburyo ubivuga ngo gupfa numva neza nenda ngo paso de entertainer nyine akabi gaseko nka keza reka nseke mu gakeya kuko ntago naheranwa n'agahinda sibyo ko narababaye bihagije ko bwa Vava naramubuze niwe muntu wankunze tubyiyore yankunze nta nundi muntu uzankunda nka kuri uzabasha kubigerageza zaba ari munsi ye wenda nka 2%, ariko we yankunze urukundo rutagererana yarankunze ama byose ibazenge ndi umuhungu sibyo ucyumva icyo kintu ninjye wakabaye ngurira umukobwa ariko Vava yaranguriraga nkuko we yari umuhungu nge ndi umukobwa byite gutyo ansohokana angurira ambwira ati nawe nyereka amafaranga yawe yakoraho uri umunyeshuri ndakugurira ngiye amafaranga ndayabona buri munsi njya mu biganiro bakamereza 20,100 njya nkora ibi nibi mbabarira ngiyewe amafaranga yawe yareke akanjyana kwa Kiruhura akanjyana he no nyine biri mu bumuntu ahubwo yari afite namukunze mbere ahubwo ubu muntu yari afite kwera yakundaga cyane nawe nibaza umushi ukunda amafaranga ariko ngiye yanakazagaho man ku buryo tugenda nko mwijoro rimwe tugakonsoma nk'ibihumbi 100 ntagire ikibazo akangaho nta kibazo sheri nta kibazo wigira ikibazo uwo muntu wamukunda bingana iki ese unkunda bingana iki niyo nabagera hamanuka ese unkunda bingana iki azamuka ukazanenguha Green Pina Bruce Melody Green Pina ubu dufitanye indirimbo nshyashya vuba nga turayisohora ariko ibyo si ngombwa muri kano kanya ngenda cyafite agahinda kanjye abo bantu babiri wakundaga bamaze kuba tutakiri kumwe yaba Dizo y'abana na Dorimbogo bose babwiwe igihe bazapfira wowe uramutse igihe uzapfira wakitwara
njye sinkubeshye njye sinjya niyemera njye mvugira aho ngaho ahita njya mu mugozi nkimanika nkavuga ati data wo mu ijuru warakoze kuba wanzanye ku isi reka njye kwa makuza birangire. ntabwo wategereza ko icyo gihe kizageraho. sha wallahi baba biraba nicyo kintu kibabaje kireza ariko pazo urabyumva gute uvuga ngo ejo uzapfa man umuntu si imana izo se niba bamuhaye iminsi ikarenga yarenzeho gato usubira arenze yarenze igihe kinini we irenze amezi 3 ubwo amezi oya bamuhaye igihe ubu kirenze amezi 6 amezi 6 usugurumva ari menshi byose ni kimwe wahitamo kwiyahura se man banumva ngiye byanarangira vuba vuba kugira ngo nzabitekerezeho urumva ko udafite kwihangana nko kwabo bararenze man na Yesu yageraga kwihangana ariko ko ari gukeya kuruta kwabariye kuko Yesu kwihangana yagize uretse mu bikubwire nkunda kuvuga ibintu abantu mugatangira gutekereza ibindi bintu. Yesu yageze Igetsimani aravuga ati dati igikombe cy'indenge baravuze ngo igikombe cy'indenge cyangwa baravuze ati nta kundi baravuze ngo nta kundi none suguri kumbwira ibiki koko ariko we yaravuze ati iki gikombe cy'indenge Yesu ndamukunda ni umwami wanjye urumva njye ndi murumuna we sibyo ndi murumuna wa Yesu ndi murumuna wa Yesu ndi umwana muto kuri Yesu mbese nicyo nshaka kuvuga ariko Yesu ibibazo yahuye nabyo hari abantu bahuye n'ibibazo birenze ibyo uzi kukubwira ngo mu mezi 3 uzaba wagiye warangiye Yesu we uza ahantu ngewe uretse mbikubwire kandi ubyumve neza n'ubyumve mu buryo bwe. Yesu ibyo byose yarabizi yarasika agomba kujya ku musaraba agapfa yarangiza akajya mu ijuru abandi bo bazi ngo bagiye gupfa n'iryo juru ntibazi niba ari ngo niba bazaribona cyangwa batazanaribona ubwo urenze undi n'uwo ubu nanjye umbwiye kano kanya Imana imanutse ati imboneke ikavuga ati ijoro rarifite emera ugende ukore ibinebe uvuge gutya hanyuma bazagushyire ku musaraba bakubambe ijuru zabo rifite ucyoroshye muri ibyo ngibyo niki no kuba bakubwira ati mu mezi 3 uzaba wapfuye utazi niba iryo juru rifite cyangwa utazaba rifite ubwo ikirenze ikindi niki njye muvugisha ukuri Imana Yesu ntago yigeze babara birenze by'abara abadizo last na dore imbogo man izina ryo ngenda nabirahiriye nanabipfukamira ni Imana ndayikunda irabizi na Yesu ndamukunda ariko ntago bigeze bagira akababaro nk'ako bari abantu bagize nukuri ntago kuri kuvuga iki koko twaye tuvugisha ukuri Imana nitugaye twirengagiza sibyo imisumani mu kiganza umunsi umwe ngiye uje ukamfata ugahera kwino uca ukazamuka ukagera ntarapfa ukagera ku maboko ukayakuraho amenyo ukayakuramo ibintu byose ukabikura mu munsi umwe ariko apana mu kwezi mu munsi umwe bikarangirana byaba bitwaye iki kuburi bugera ukabumenyera nta bantu bajya aho nagiye kuvuga bakabakuramo inzara n'ibiki n'ibiki si birangira urumva bari n'abajura bari n'abaki bari n'abagome urumva bikarangira ariko Shaman byiborere man agahinda bafite nibo bakazi man kubura umuhungu nkuriye umuhungu w'ibogal umuhungu udafite ikibazo afite umuhungu warezwe umuhungu wize umuhungu warufite akazi keza umuhungu uri guhembwa amafaranga meza mbere yuko arwara umuhungu wari umustar uzwi n'u Rwanda rwose n'abandi bose bo hanze tujye tubyihorera pazo man tujye tubyihorera ariko nabyo na amasomo nyine kumva umuntu ntacyo yarabuze nyine bibera abandi isomo ugira umuntu wadanje we niki afite niyo mpamvu nkubwiye kise nkubwiye ngo Yesu ari munsi yabo ngabo Yesu yabihawe mu munsi umwe nubwo buretse mbabarira nge nkunda Imana kuruta uko unayikunda ahubwo niba utarunabizi nge nkunda Imana kuruta wowe kunayikunda izina ry'Imana jewe ndabikubwira ko nyikunda kuruta uko uyikunda nanayikoreye kuruta uko uyikorera urumva ndetse nzanayikorera kuruta uko uzanayikorera kugira ngo byumve ariko reka nkubwire kino kintu Yesu ntabwo yababaye cyane kuruta bari abantu uko bababaye nk'ubu nkubwiye ati uzapfa igihe iki n'iki sibyo uzapfira ku musaraba ariko nyuma yaho uzajya mu ijuru upfana n'ibyiringiro ese uko ikibazo ufite n'iki
je niyo mpamvu nakubwira ati niyo wamfata guhera kwino ugakataka tumbwira ati ejo nzajya mu ijuru ntajya na Paulo babateye amabuye batera baseka bavuga ati ye baba ntuza Stefano bavuga ati yo mwatinze kunyica disi ngunigire mu ijuru wese abona ijuru rikingutse biranditse muri Bibiliya Yesu abona ijuru rikingutse mu gihe bari kumutera amabuye ataririmba indirimbo yo guhimbaza Imana urumva birangira yigiriye mu ijuru nubare mu ijuru nkuko yanditswe muri Bibiliya urumva nubare mu ijuru urumva umuntu agwaye ikize buri kizere kiruta ibintu byose yoje ukambwira ati ejo uzajya mu ijuru ariko ngiye kukwica bimeze gutya uburyo wanyicamo ni wafata urwembe ukajya ufata ukajya unkeba gato gatoya ukuramo ijisho gato gatoya ukuraho gutwi gato ukuraho ino gato gatoya ibyo ntacyo biba bitwaye pazo ibyo ntacyo biba bitwaye ndahimana kuruta wa muntu uvuga ati uhawe probability he or she will go in heaven but probably ashobora kujyayo cyangwa bishobora no kutajyayo urumva none ari mu buribwe burenze nk'ubwa Disorasti yararimo tugana ku musozo uyu mwaka n'icyo utazibagirwamo nyine Disorasti na Vava ntago nabibagirwa kandi no mwaka wundi naje gufatamo abakunzi bankunda urukundo rukomeye nk'uko Imana yari yarabimanuriye kuva kera njye narabihanuriwe uzora n'abantu bagukunda njye narabihanuriwe mpanurirwa mvuga ati Imana izagwa abatera nkunga bumugisha kandi bazagufasha kandi uzagera ku byo ugomba kugeraho nubwo uzaba ufite ibibazo mw'uyu mwaka kuzabura abantu benshi ariko ufite abantu bazagukunda kuruta babandi wabuze bigatuma wiyakira ugatuza ukaba amahoro nuko nambaye ndabikesha ababyeyi banjye mama Ishimwe n'abandi nta kibazo pazo aragukunda man aragukunda n'iki kiganiro azakireba gusa ni umuntu uploadinga muzibuke kwandikaho Dr M kuko we yandikamo Dr M akareba ikaniro byose naba nakoze akabireba n'abandi benshi bankunda ngewe kenshi na kenshi iyo washyizeho ira DRM DR space M kuko ngiye byanditse mu bitumbona so iyo wabishyizeho muri titre rwose ikiganiro kiba kigomba kurebwa n'abandi bande igihumbi banjye mvuze igihumbi simvuze ibihumbi 10 igihumbi cyane haje bizamuka byana mu 10 ariko igihumbi cyo nzi neza ko icyo nakora cyose bagomba kureba ibintu byanjye niyo mpamvu nayo ndabakunda Imana igibaho umugisha Dr turasoje nicyo abwira abantu twisoza icyo nabwira ati mureke dukunda Imana kuruta uko twikunda kunde mugenzi wawe nkuko wikunda kandi ujye ubana mugenzi wawe neza mu mahoro kandi ujye wifuriza mugenzi wawe neza kuruta uko uyifuriza nibyo nende kuvuga Vava yaragiye Disorasti aragenda DJ Mira aragenda Bravana aragenda Jay Paul aragenda Yanga aragenda ayo nama icon arenze mu iki gihugu n'abantu barenze ese ubu bari he ndashima Imana ko bose bari mu ijuru twifuze rero natwe kujya mu ijuru byibura tugane mu ijuru twe kugana hasi ikuzimu nkuko abantu babivuga ariko tugane mu ijuru nukuri The Entertainer ngenda gukunda Imana igiye umugisha nukuri ndagukunda biri seriye kandi ntago ari byandi byo kuvugira imbere y'abantu oya nkunda uburyo usengamo uburyo wubaha abantu uburyo utababara nkungu nakwicaye gahunda inshuro nyinshi nari mfite ibitotsi ariko ikintu uvuze cyo si isomo abantu bakwiye kwiga Dr kumva nyine ko umuntu niba mukura no yakiriho ariko umuntu apfa ugasanga nibwo umuntu yitse umuntu mwiza Dr mwiza yabanaga neza utaremubwiye akiriho bira namakosa niyo mpamvu yago yagiye abivuga ati umuntu mu muhinda byo akiriho man ye kuzazimuzana ku gituro man pazo niba ngukunda ngo indabyo zawe ukiriho niba nkunda nanjye indabyo zanjye nkiriho apana kuzazikuzana ku gituro ngo nzishyira hariya nkuko Vava namuhaye indabyo ze akiriho no ku gituro nzijyanayo kandi zikahari buri munsi nukuri kw'Imana nzi ko ahora antekerezaho kandi ansabira ku Mana kuko azi urukundo namukunze nawe yankunze urukundo rurenze ukwemera niyo mpamvu dukundane ukunde mugenzi wawe nkuko wikunda ukunde n'Imana kuruta uko wikunda kuko Imana niyo byose ubundi mugenzi wawe n'umukunda nkuko wikunda ntabwo uzifuza kumuhemukira
yewe nunica gahunda ye basi uzaza umupfukamira ubwo ati mbabarira ntuziyemere ngo wigire igikomerezwa mana nta muntu w'igikomerezwa kuri iyi si mana kuko buri wese arapfa njye niyo mpamvu nagiye mvuga nti umuntu wari urenze umuntu wari urenze muri iki gihe turimo nyine nuwo bitaga Mpyisi wabashe kugera imyaka 120 buriya nyembwe ati mfukamira ariko umupfukamira kuko Imana yamuhaye ubwo bushobozi kugera imyaka 120 yari imukunze 120 bro 120 man kutabi 124 mana we ntacyo uze katwe kubiburanaho sibyo ariko basi 100 nta ribi nkuko ari kubishaka umuntu uzabasha kugera imyaka 100 ubona uko Imana bimukunda cyane ati cyane ukuri tugomba kujyayo nukuri murakoze The Entertainer Imana ibaho umugisha kabisa mwakoze kudukurikirana kubana natwe amahoro y'Imana bane natwe ciao ciao